dutangira agafilmu kacu kuri munsi rero batwereka umugabo wiryamiye mu cyumba. Ako kanya gatahaza umukobwa amusuhuza amubwira ati mwaramutse neza professor. Ubona ko rwose yari umwarimu we. Ubwo muri ako kanya wa mugabo ubona ko atunguwe cyane, wa mukobwa agakomeza kumubwira ko yaramuzaniye homework cyangwa se umukoro wo mu rugo, amubwira ko afite ubwoba ko ushobora kuba utarangiye. Ubwo mugabo ubona ko uriya mukobwa yarasanzwe abikora, agakomeza kumubwira ati none se Stephanie urongera urabikora koko, none se aka kanya ndaza kubona ukorera iki? Ubwo mukobwa akabitekerezaho agahita amubwira ko yamwigisha mu buryo bwihariye cyangwa se mu buryo buri prive. Ubwo mugabo amaze kumva umukobwa amubwiye gutyo agahita ahaguruka gake gake akagenda amwegera. Ubona ko atari amasomo asanzwe bari kuvuga, ahubwo ari uburyo bagenda bavugana iyo bari kumwe, agiye kuba yamusoma bitewe n'ibintu yari amaze kumubwira. Wa mukobwa agahita yigirayo. Ubwo mugabo ubona ko atunguwe cyane agahita amubaza ikibazo gihari. Umukobwa akamubwira ko nta kibazo gihari, ahubwo ashaka kuba yamenya ese noneho bagiye kwiga uno munsi. Ubwo mugabo akamubwira ko bari bagiye kwiga ibijyanye n'ubunyabuzima. Ubwo mukobwa akamubwira ko rwose ibyo ngibyo aribyo byamunaniye cyane. Uko igihe cyakomeje kugenda rero, uko umunsi yakomeje kugenda, bagahita batwereka undi mugore wibereye hanze afite keke mu ntoki, afite n'igipirizo. Ubona ko hari umuntu agiye kuba yatungura. Ubwo muri ako kanya agahita agira umuntu ahamagara, kumbe wa mugabo we yibereye mu nzu ari kumwe na wa mukobwa. Wa mukobwa ari kumubwira ko yamukorera rwose ikintu gishobora kugira ngo atazongera kwibagirwa. Ubwo musore nawe ubona ko rwose ibyo ngibyo abizi cyane, agiye kuba yamusoma agahita abona rwose umuntu aramuhamagaye. Ubwo mugabo agahita amusuhuza rwose, ubona ko yari umugore we. Ubwo mugore nawe agahita amusuhuza, agahita amuza rwose ahantu aherereye. Ubwo mugabo agahita amubwira ko atari mu rugo ariko karaba hageze mu kanya. Ubwo abimubwira yitegeza wa mukobwa bari bari kumwe, ubona ko yari yibereye mu rugo. Ubwo mukobwa nawe akamubwira ko yaragiye kuba yahagera, ko barazi kuba bahahurira, ariko ubona ko umugore yaragiye kuba yamukorera surprise. Ubwo mugabo nawe akamubwira ko araba hageze mu kanya gatoya, ariko ubona ko ari kumubeshya ko yari mu nzu ndetse ikirenzeho ari kumwe n'undi mukobwa. Ubwo muri ako kanya amaze kumubwira ko bose baraza kuhahurira mu kanya gatoya, wa mugabo agahita amukupa, agahita yisubirira kuri wa mukobwa. Wa mukobwa ubona ko yamurakariye cyane rwose, agahita akomeza kumubwira ko nta bintu byo kwitaba telefone, ko yari yamwiteguye kajya kuba yamwigisha amasomo akomeye cyane atazigera yibagirwa. Kumbe wa mukobwa we amaze kuvugana na wa mugabo we amubwira ko barasa guhurira mu kanya gatoya, ariko ubona ko we yarageze mu rugo akahubwo ashaka kuba yamukorera surprise. Ako kanya hari undi mugabo uri kumwitegereza, amaze kubona agiye avuye mu modoka. Wa mugabo agateze muri ya modoka y'umukobwa, ubona ko yari umujura. Uko cyakomeje kugenda rero, wa mugabo ndetse na wa mukobwa bagikomeje kuba bashwana mu nzu. Wa mukobwa amubwira ko ibingibi atari byo byo kuba yakwitaba telefone, ko yari yakoze ibishoboka kugira ngo yitegure. None uno mugabo akaba rwose amwiciye. Ubwa mugabo akamubwira ko ari kuri birthday ye, kuri ya mukobwa cyangwa se uriya mugore we yagombaga kuba yayitaba. Ubwo no mukobwa nawe akamubwira ko nyine ariyo mpamvu yari yaje kuri isabukuru ye y'amavuko, kugira ngo abashe kubona we yamushimisha. Ubona ko rwose bose bakundaga uno mugabo. Ubwo uno mugabo agahita abitekerezaho, agahita agenda akamusoma ndetse akamubwira ko atari byo yaragamije kuba yamubabaza. Agahita akomeza kumubwira ko bakwikomeza rwose ahantu bari bageze. Ubwo mukobwa nawe agahita amubwira ati okay sawa rero nta kibazo, ngaho iriya telefone yifunge kugira ngo utongera kuba wayitaba. Ubwo mugabo agahita amubwira ko nta kibazo, katarongera kuba yayitaba cyangwa se nta undi muntu urongera kumuhamagara, kataraza kuba yamwitaba. Uko cyakomeje kugenda rero, wa musore wari wicaye muri ya modoka y'umukobwa agahita atangira kuba yareba ibintu, ari gushaka ibintu rwose sinzi ibintu ari gushaka, ariko byose turaza kubisobanukirwa. Uko cyakomeje kugenda rero, wa mugore wa mugabo ageze mu nzu agahita abona wa mugabo ari kumwe n'uwa mukobwa bari kuba basomana. Muri make agiye kuba yamuca inyuma cyangwa se ari kumuca inyuma. Ubwo mukobwa agahita amubaza rwose ibintu arimo cyangwa se ibintu ari kuba yamukorera. Ubwo mugabo agahita amubwira ko nta kintu rwose yari ari gukora, ko mukobwa yaraje kuba yamusura. Ubwo mugore agahita amubaza ati none se ushatse kongera igicucu uno mukobwa akagusura ukamuzana no mu buriri bwacu? Ubwo mugabo agakomeza kumubwira ubona ko atari no kwicuza. Ubwo mugore agahita amurakarira cyane, agahita afata na keke yari amaze kuba yagura agahita yimukubita mu maso, ubona ko ari kumubwira ko amubabaje cyane. Ubwo mugore wundi nawe agahita akomeza kubwira n'umugabo ati dose nakubwiye rero kuriya mugore wawe nta bwenge agira cyangwa se akora ibintu rwose ahubutse. Ubwo mugore agahita akomeza kumubwira ko ubu yaceceka kari ubu biteye byose. Ubona ko atunguye cyane kandi ababaye cyane, agakomeza kubaza wa mugabo impamvu rwose yamukorera ibi ngibi, ko yamukunze ubuzima bwe bwose, katigeze amuhemukira, ariko ibi ngibi kari byamwituye byo kuba yazana undi mukobwa mu burere bwabo. Ubona ko atunguye cyane rwose kandi ababaye, agahita agenda ubona ko nta kundi yabigenza. Ubwo mukobwa agahita akomeza kumubwira ko rwose uriya mugore nta kibazo ko yagenda,
agakomeza no kumwumvisha ukuntu uriya mugore agomba kuba yamwirukana ko n'ubundi nta kibazo afite, agakomeza kumubwira ko uriya mugore we yahisemo umwanzuro we, nawe aka kanya agomba kuba yafata umwanzuro we akabona n'uriya mukobwa wundi, cyangwa se uriya mukobwa rwose akamusubiraho akagenda amwinginga. Uko cyakomeje kugenda rero, wa musore wari yibereye mu modoka agahita abona umukobwa mu buryo butunguranye aje yihuta cyane agiye kuba yazira muri ya modoka, agatabura ukuntu yasohokamo ngo yirukanke, agahita agenda akigira inyuma. Ubwa mukobwa ubona ko ababaye cyane akaza muri ya modoka ye, ubona ko rwose ashaka no kuba yarira, ari kwihangana. Arebye inyuma agatabona rwose harimo undi muntu, agatikanga cyane, arangije agatamubaza uwo ari we. Ubwa musore akamubwira ko atari umuntu mubi, ariko polisi iri kumwirukankana. Ubwa mukobwa agatamubaza ikintu rwose yaje kuba yakora mu modoka. Ubwa musore agatamubwira ubona ko ari kumutegeka ko ari umuntu mubi atitwara rero imodoka uva hano kano kanya, kubera ko polisi iri kumwiga. Ubwa mukobwa ubona ko aba yifitiye ibindi ibibazo, agatabona hari n'umujura, agatamuheza n'imfunguzo z'imodoka amubwira ati ngaho rero akira rwose wigendere. Ubona ko ibintu byose bitangiye kuba byamunanira, cyangwa se atangiye kuba yakwiheba ko nta kintu asigaranye. Ubwo umusore nawe abona ko rwose atunguwe cyane, agatwara imodoka amubwira ko azayimugarurira umunsi umwe, ko ari umuntu mwiza. Uko cyakomeje kugenda rero, uko umunsi yakomeje kugenda, bagahita batwereka wa mukobwa yibereye mu isoko ari kuba yacuruza ibintu bisanzwe. Ubona ko abakiriya bagenda baza gake gake. Ubwa mugabo agahita aza ari kumwe na wa mukobwa wundi, cyangwa se wa mugore wundi wa kabiri. Ubwa mugore agahita amubaza rwose ibintu ari kuba yakora, ko yazana uno mukobwa hano. Ubwa mugabo nawe agahita amubwira ko ashaka divorce, cyangwa se kuba batandukana byemewe n'amategeko. Ubwa mugore nawe akamubwira ko abishaka, ko nawe ashaka divorce. Ubwa mugabo agahita akomeza kumubwira ko n'ubundi rero ahangaha ari, cyangwa se iri duka afite kandi ry'uyu mugabo kagomba kuba yagenda, ndetse n'umugore we wa kabiri akajya kuba yacuruza, muri make akamusimbura. Ubwa mukobwa agahita akomeza kumubwira ko uriya mukobwa bitewe n'ukuntu ariko we yamubona ko atari umuntu waza kuba wakwihiringa mu isoko, ari gucuruza ingibi bijyanye n'imbuto. Ubwa mukobwa nawe agakomeza kumubwira ko ashoboye kuba yakora ibintu byinshi, ko ingibi bitamunanira. Ubwa mukobwa ubona ko batangiye kuba batungana, agahita amubwira ko abizi ko yabishobora, ko rwose yamutwaye n'umugabo, ko nta kintu na kimwe atakora. Ubwa mukobwa ubona ko atangiye kuba yamucyurira, agahita abwira wa mugabo ati none se Paul wagize rero ikintu uvuga. Ubwa mugabo agahita amubwira ko yasohoka kano kanya, ko ibi byose yagujije banki kugira ngo abashe kuba yabikora, cyangwa se abashe kuba yarangura ibi bintu byose. Ubwa mugore ubona ko atunguwe cyane rwose kandi amurakariye ko n'umuntu atakiri umugabo we, ko yamuciye inyuma. Agahita agenda amubwira ati rero aka kanya reka nigendere, ariko uno mugore naguhemukira cyangwa se ntagire ikindi kintu kiba utazangaruka uri kurira. Ubwo muri ako kanya agahita avanamo rwose n'itaburiya yari yambaye, agahita yimusigira, arangije agahita yigendera. Ubona ko ababaye cyane kandi amurakariye, ko ibintu byose bitangiye kuba byaba bibi cyane. Ubwa mukobwa agahita akomeza kubwira uno mugabo amushimira ko ibintu abashije kuba yamukorera. Ubwa mugabo nawe ati ndakeka rero ingibi bibashije kukwereka ukuntu uri umuntu w'ingenzi mu buzima bwanjye. Uko iki cyakomeje kugenda rero, uko umunsi yakomeje kugenda, bagahita batwereka wa mukobwa ageze ahantu ubona ko isi itangiye kuba yamwikaragiraho, cyangwa se isi ibaye nk'akadomo. Ubona ko umukunzi we yamwanze, n'ahantu yakoraga abashije kuba yamuvanamo, akaza akagera hagati rwose y'ikiraro, akaza gake gake. Ubona ko ahari agiye kuba yakwiyahura, akaza gake gake yitegereza amazi rwose uburyo ari kugenda. Ariko mu buzima bwacu bwa buri munsi kwiyahura ntabwo ari wo muti, ahubwo ugomba kugenda ukareba nk'umuntu biganiriza, akabasha kuba yakugira inama y'ikintu wakora, dore ko rimwe na rimwe hari ukuntu ubona ibintu bikomeye cyane, bikaba bisaba ko uri undi muntu akagufasha aho gufata umwanzuro ukomeye cyane nk'uyu nguyu wo kwiyahura, akaza gake gake akurira ahantu. Ngo muri ako kanya atarabikora, hagati haza uwo musore wibereye mu modoka, agatuma n'umukobwa aramuzi, arangije agahita asohoka akamubwira ko yaba yitonze kuba yabikora. Ubwo mukobwa nawe agatuma rwose aramuzi, agahita amubaza ati none se aka kanya urongera agarutse koko? Ubona ko rwose n'ubundi uno mukobwa ibintu by'isi byamurambiye, agashaka kuba yakwivura kuri ino si mu buryo bwihuse cyane. Ubwo musore nawe akamubwira ko yamufashije cyane, ko nawe yahita amukurikira. Ubwo mukobwa ubona ko atunguwe cyane, agahita akomeza kumubwira ko we nta kintu afite ahomba, ko yaba yisubiye inyuma. Ubwo musore ubona ko rwose ari seriye, agahita avanamo n'inkweto, ubona ko ari kumubwira ko yahita amukurikira. Ubwo mukobwa ubona ko atuje, agahita aza gake gake akagerageza kuba yamuganiriza, amwumvisha rwose ukuntu ari ibintu bibi kuba yakwiyahura, ko atari byo. Agahita akomeza kumubwira ko aramutse amanutse hano kariya mazi yirukanka cyane, ko byaba bimeze nk'aho
bafata inzembe igihumbi bagahita bazishyira mu mubiri we cyangwa se zigahita zimukata, arangije agahita amubaza ati none se uri kumva ko bigenda gutyo cyangwa se ugira uburibwe bumeze gutyo, muri make ari kumwumvisha uburibwe ashobora kuba yagira. ubwa mukobwa nawe agahita amubwira mu marenga ko atabishaka, ubwo noneho wa musore agahita amubwira ko yamuhereza ikiganza akabasha kuba yamukiza. arangije umukobwa ubona ko atangiye kuba yacururuka agahita akimuhereza, wa musore nawe amukuriye rwose bagahita bikubita hasi, ubwa mukobwa agahita amujya hejuru. hashize akanya rero bagahita bahaguruka, wa musore agahita amubaza nimba ameze neza, agahita amubwira ko yamubwira n'impamvu agiye kuba yakwiyahura cyangwa se impamvu yakwishyira mu byago. ubwa mukobwa nawe agahita atangira kumutekereza ubuzima bwe ukuntu rwose bwagenze nabi, ko umukunzi we yamwanze n'ahantu akora, kandi na nyina yapfuye mu gihe kinini gishize na se atamuzi. ubona ko umukobwa yari afite ibibazo, ubwa musore koko agahita abona arababaje cyane, agahita amubwira ko yatangira ubuzima bwe bushyashya. ubwa mukobwa akamubwira ko nta kintu afite atangiriraho. muri ako kanya umusore agahita amwereka ya modoka amubwira ko yayitangiriraho ko ari imodoka ye nta kibazo. ubwo muri ako kanya umukobwa ubona ko atunguwe cyane n'uyu mujura cyangwa se n'uyu mugabo, ubona ko yarazi ko ari umuntu mubi. ubwo mujura nawe agahita akomeza kumubwira ko atari umuntu mubi, ko ahubwo cyagiye yamufashije cyane ndetse nawe ashaka kuba yamufasha kano kanya. ubwo muri ako kanya wa mukobwa agahita akomeza kumubwira ko iriya modoka ari iya kera ishaje, n'ubundi nta muntu wamuha amafaranga menshi abo yayigurishije. ubwo musore we akamubwira ko azi umuntu ushobora kuba wayamuhereza. ubwo musore ubona ko rwose uno mukobwa atari kuba yabyemera, agahita amubwira ko noneho yamuherekeza bakajya kuba bareba uwo muntu ushobora kuba wagura iriya modoka ye kugira ngo amuhereze amafaranga ahagije abasha kuba yatangira ubuzima bwe bushyashya. ubwo muri ako kanya umukobwa agahita abona rwose umusore ari kuba yamufasha cyane, agahita amubaza rwose izina rye. ubwo umusore nawe agahita amubwira ko yitwa Daniyeli, ndetse nawe agahita amubaza izina rye, nawe akamubwira ko yitwa Alejandra. barangije bagahita bagenda, ubona ko batangiye kuba bahuza cyangwa se kuba bakumvikana. uko igihe cyakomeje kugenda rero uko amaze yakomeje kugenda bagahita batwereka hahandi wa musore yatse rwose wa mukobwa wundi ari kumubwira ko aka kanya bagomba kuba bashaka umukozi. ubwo muri ako kanya umusore ubona ko atunguwe cyane, agahita akomeza kumubwira ko ariko aka kanya uriya mukobwa ari we gakwiye kuba yahitaho cyangwa se kuba yacuruza. ubwo umukobwa nawe agakomeza kumubwira ko atavukiye kuba yacuruza cyangwa se kuba yaza yigaragura hano. ubwo umusore agahita akomeza kumubwira nawe amwumvisha ko agomba kuba yahakora. ati aka kanya rero ibintu kugira ngo tubikore twagurije banki, kandi ikirenzeho nituzana umukozi tuzajya tugira inyungu nkeya cyane. ubwo umukobwa muri ako kanya akabyumva, ariko akamubwira ko nta kundi bigomba kuba byagenda, ko bagomba kuba bashaka umukozi cyangwa se ibintu rwose babireka. ubwo musore agahita abona nta kundi, agahita amubwira ati ok sawa rero nta kibazo ndaza kuba namushaka. ubwo muri ako kanya agahita amubwira ko azashaka n'ubundi buryo babasha kuba bakwishyura inguzanyo. uko igihe cyakomeje kugenda rero uko amasaha yakomeje kugenda bagahita batwereka wa mukobwa azanye na wa musore ngo bagiye kuba bareba umuntu ushobora kuba waguriye imodoka ye kugira ngo amuhereze amafaranga menshi. bahageze rero ubona ko yari umukire, agahita asohoka mu modoka ari kwitegereza wa mukobwa, ubona ko hari ikintu ari kuba yamuhisha. arangije agahita agenda agafungura ahantu akinjira akaza gake gake agahita akomanga ahantu, ngo umukobwa we agasigara mu modoka ubona ko ari kwibaza amafaranga ino modoka bashobora kuba bamuhereza cyangwa se igiciro ino modoka ye ishobora kubigura. ngo muri ako kanya rero wa musore amaze kuba yakomanga hagati haza umusaza ubona ko rwose ameze nabi cyane. ubwo musore muri ako kanya ubona ko yaramwubashye cyane cyangwa se n'umusaza yari akomeye agahita aca bugufi. ubwo musore agahita amubwira ko amuzanira rwose amakuru meza. ubwo umusaza ati none se ayo makuru meza nzaniye ni ayahe? waba wabonye umukobwa wanjye? ubona ko umusaza yashakaga umukobwa we. ubwo musore ati jye kuri rwose namubonye. ubwo umusaza ati none se uwo mukobwa wanjye ari hehe? ubwo umusore muri ako kanya agahita amwereka wa mukobwa uri mu modoka, ubona ko uriya mukobwa ngo yari umukobwa w'uyu musaza, mu gihe twebwe twabonye ko uriya mukobwa ngo nta se afite cyangwa se nta sazi. ubwo muri ako kanya umusaza agahita akomeza kubaza umusore rwose ukuntu yamubonye. ubwo umusore agahita akomeza kumubwira ko yarebye ibyangombwa by'uriya mukobwa ndetse akareba n'impapuro uno musaza yamuhaye, agahita abona ko byanga bikunda ari umukobwa we. ubwo rero umusaza agahita abuza uno musore nimba uriya mukobwa azi ibijyanye
cyane se cyangwa se azi n'umusaza. Ubwo umusore ati oya rwose ntago akuzi, ahubwo nari muzanye hano amubwira ko ugiye kuba wagura imodoka ye ko afite ibibazo ashaka kuba yatangira ubuzima bwe bushyashya. Ubwo wa musaza agatabwira n'umusore ati okay, aka kanya rero mfasha ngende duhure. Ubwo muri ako kanya umusore nta kindi yakoze rero yahise aze gake gake afata wa musaza agerageza kuba yamusohora ngo agiye kuba yahura n'uwa mukobwa. Ubwo mukobwa nawe abonye wa musaza ari kuba yaza agahita asohoka mu modoka, ubona ko bagiye kuba bahura. Ubona ko n'umusaza yari se wuriya mukobwa, ariko umukobwa atabizi arangije agahita amusuhuza akamubwira ko uriya musore Daniel yamubwiye ko ashobora kuba yagura imodoka ye. Ubwo umusaza agahita bimwemerera, umukobwa agahita amubaza amafaranga yamuha, umusaza akamubwira amafaranga menshi cyane. Ubwo umukobwa ubona ko ahari ariko aba yamubeshya agahita amubwira ati rwose ibyo ngibyo ntabwo bishoboka, ariko ataravuga byinshi. Umusaza akamubwira ko azi igiciro cyayo. Ubwo umusore nawe akamubwira ko yamubwiye ko uno musaza rero yikundira ibintu bya kera, ariko ko uno musaza ari gushyiramo nuko ari umukobwa we, mu gihe umukobwa atabizi. Arangije agahita amubaza izina rye, umukobwa akamubwira ko yitwa Alejandra, agahita amuzanira irindi zina akamubwira ko yitwa Jirumeze. Ubwo umusaza ati none se wambwira ibijyanye na papa wawe? Ubwo umukobwa ati papa rero ni umuntu mubi cyane, yaradutaye njyewe na mama, ubona ko ari kubwira se ariko atabizi. Ubwo muri ako kanya wa musore agatabona rwose n'umukobwa agomba kuba yamenya ukuri, agiye kumubwira ati Alejandra rero hari ikintu ugomba kuba wamenya. Ubwo umusaza agahita amubwira ubona ko atashaka ko uno musore abwira rwose uriya mukobwa uwo ari we, agahita amubwira ko yamufasha akisubira mu nzu akagenda kuba yamusinyira sheke akajya kuba yabikuza amafaranga kuri banki. Ubwo musore nawe agahita abibona ko uno musaza adashaka kuba yabwira uriya mukobwa ibijyanye na se cyangwa se kuba yamenya kuri yari se. Arangije agahita agenda akamufasha. Ageze mu nzu rero akitegereza wa mukobwa ahantu ahagaze hanze, arangije agahita amubaza uno musaza ukuntu atamubwiye ko ari se. Ubwo musaza ati uriya mukobwa rero nsanze azi ko ise ari umuntu mubi cyane, ubwo rero kumva ntabwo namubwira kano kanya bitewe n'umujinya yifitiye ko yahita mbona nko ni umuntu mubi ndetse atazigera mbabarira. Ubwo muri ako kanya kuko umusore agahita yumva n'ibyo. Arangije umusaza ubona ko yakundaga wa mukobwa we nubwo ataramuzi, agahita abwira uno musore ati ejo rero usanzanira umwavoka hano ndetse uriya mukobwa nawe uzane ibyangombwa bye baje kuba namusigira ino mitungo yanjye yose. Ubona ko umusaza nta wundi mwana yagiraga kuri ya mukobwa, ari we mwana wenyine yari afite. Ubwo umusore rero amaze kumva ibintu umusaza amubwiye agahita yigendera akaza rero. Ubwo muri ako kanya umukobwa agahita abona rwose umusore yamufashije cyane, arangije agahita areba amafaranga agiye kuba yamuhemba bitewe n'ibintu amukoreye. Agahita abona rwose afite uduceri duke cyane, arangije agahita abwira umusore ko azamuhemba mu minsi iri imbere. Ubwo umusore nawe akamubwira ko nta kibazo, ariko wa mukobwa agahita abona hari umusore hari ibintu ariko yamuhisha, agahita amubaza icyo ari cyo. Ubwo umukobwa akamubwira ati okay sawa rero nta kibazo, ngaho noneho ngwino guha karifite tujyane mu rugo rwawe, ndaze kuba namenya ikintu uri kuba wampisha kano kanya, niho ndaze kuba nakibonera. Ubona ko batangiye kuba baba inshuti. Uko icyo cyakomeje kugenda rero, wa mugabo wari uri mu rugo agiye kuba yajya ku kazi, ubona ko bwakeye cyane, akaza agahita abona wa mugore arakiryamye, agahita amubwira ko yabyuka akaba yamutegura rwose ka breakfast cyangwa se ibiryo bya mu gitondo. Ubwo mugore nawe akamubwira ko yinaniriwe cyane, ko rwose yategereza cyangwa se yagenda akaba yafata muri resitora. Ubwo mugabo agahita amubwira ati okay aka kanya rero nimba utabasha kuba wabikora ngaho basi byuka ugenda ufungure nurangiza ucuruze mu isoko. Ubwo umugore muri ako kanya agahita amubwira ko buri gihe yaje agerageza kuba yamubangamira, ubona ko atakundaga ibintu bijyanye no gukora. Ubwo mugabo nawe akamubwira ko aba adashaka kuba yakora ikintu na kimwe muri ino nzu. Ubwo mugore agahita amubwira ati noneho rero urongera uratangiye. Ubwo mugabo ubona ko batumvikanaga kandi batonganaga buri gihe, agahita amubwira ko ibintu ari kuvuga ari ukuri. Ubwo mugabo amaze kuvuga gutyo, wa mugore agahita amurakara amubwira ko rwose n'uriya mugabo bitewe n'ukuntu agenda amubwira buri munsi katazongera kuba yarara mu buriri bumwe nawe, kagomba kuba yashaka ikindi kiba muri ino nzu akabasha kuba yararamo. Ubona ko nta mahoro yari ahari mu rugo. Uko cyakomeje kugenda rero, uko umunsi yakomeje kugenda, wa mukobwa ndetse na wa musore bavuye kuba batembera batashye nijoro, bagiye kuba bajya kuri rwa rugo rwa wa musore.
ubwo wa musore ariko atarafungura agatabona n'umukobwa amuhishe ibanga rikomeye cyane, cyangwa se hari ibanga afite ataramubwira kandi akeneye kuba yamenya. ubwo muri kanya rero agahita ahindukira amubwira ati ari handi rero, mbere yuko winjira hano mu rugo hari ikintu ugomba kuba wamenya gikomeye cyane kandi cy'ingenzi ku buzima bwawe. ubwo umukobwa ati none se icyo kintu ni igiki koko? ubwo umusore ati ikintu rero ugomba kuba wamenya kano kanya nuko ntashatse kuba yakwiba ya modoka yawe, ahubwo naje nshaka kuba nareba imyirondoro yawe. ubwo umukobwa ati kubura iki se wayishaka? uzi gutangiye kuntera ubwoba kano kanya. ubwo umusore akamubwira ko uriya musaza waguze imodoka ye ari we wari wamuhaye akazi ko kuba yayireba. ubwo umukobwa ubona ko atunguye cyane agatamuza ati none se kubura iki yayishaka? ubwo muri ako kanya umusore agatamubwira ko uriya mugabo ari se. ubwo umukobwa ubona ko atunguye cyane kataranabize agatamuza ati oya rwose uri kumbeshya, papa wanjye yarapfuye cyangwa se ntawe nigeze menya. ubwo umusore nawe akamubwira ko ibintu ari kuvuga ari byo, ko yarebye imyirondoro ye ndetse uriya mugabo nawe hari ibyo yamuhaye cyangwa se hari izindi mpapuro yamuhaye amubwira ko ari umukobwa we, ariko uno musore ko byose yabirebye agatabona ko byanga bikunda uno mukobwa uriya mugabo ari se. ubwo umukobwa ubona ko atunguye cyane agahita agenda amubwira ko agiye kuba yamureba, ariko ataragenda wa musore agahita amubwira ko uriya mugabo cyangwa se uriya musaza yamwumva ko nawe atari we. agahita amubwira rwose ukuntu byagenze ibintu azi, akamubwira n'ibijyanye n'imitungo yari aramusigira, ubona ko ari kumubwira ko yari amukunze cyane ndetse muri ako kanya agahita amusabira imbabazi ko yamubabarira bitewe n'ibintu yamukoreye. ngo muri ako kanya umukobwa akabyumva agahita yumva ko kuba musaza ahari ashobora kuba atarabangaga. uko iki cyakomeje kugenda rero, uko umunsi yakomeje kugenda bagahita batwereka wa musore ndetse n'uwa mukobwa mu gitondo baje bagiye kuba bareba wa musaza. wa musore akaza amubwira ati mwaramutse, uno mukobwa wawe rero yari ashatse kuba yakuvugisha. ubwo umusaza ubona ko atunguye cyane agahita yihindukira ariko amubwira ati aka kanya rero ndi papa wawe. ubwo umukobwa ubona ko atunguye cyane agahita amubwira ko n'uriya musore ariko yamubwiye, arangije agahita amubaza rwose impamvu yabataye. ubwo umusaza nawe akamubwira ko atabataye, ko atarazi ko nta mukobwa ahari, akamubwira ko nawe yabimenye nyuma hashize igihe kinini bitewe n'urwandiko yabonye nyina yamwandikiye, agatabona rwose hari hashize imyaka myinshi cyane. ubwo umukobwa agahita abona nta kundi, umusaza agakomeza kumubwira ko yamubabarira ko nta gihe kinini ashigaje. ubwo muri ako kanya umukobwa agahita abona koko umusaza nta kosa afite, arangije agahita amwegera amubwira ko yamubabariye kano kanya. ubwo umusaza ubona ko yari yirwariye cyane agahita atangira kuremba. wa musore muri ako kanya bagahita batangira kuba bamuhereza ubufasha bwihutirwa ndetse bagashaka n'ukuntu bamujyana kwa muganga. uko igihe cyakomeje kugenda rero, uko umunsi yakomeje kugenda wa mugabo muri ako kanya wirukanye wa mugore we agahita aza mu isoko, agatabona gusa nta muntu uhari, akagerageza kuyamuhamagara ubona ko ahari atigeze aza. ubwo muri ako kanya abandi bagahita bamubwira ko wa mugore we wa kabiri atigeze ahagera, atigeze aza kugira ngo afungure. mwibuke twasize mu gitondo bavugana nabi. muri ako kanya agataza mu rugo wa mugore we ari kuba yakwigirira inzara neza azisiga verine. ubwo umusore akaza amuhamagara amubwira ati none se Stephanie uri gukora ibiki koko? arangije agahita yikanga. ubwo umukobwa nawe agahita amubwira ko ari gukora ibyihutirwa, ko ari kuba yasukura inzara ze ko yari amaze iminsi atari kuba yazigira neza. ubwo umusore ubona ko atunguye cyane agahita amubaza nimba ibyo ngibyo ari ibyihutirwa cyane. ubwo umukobwa agahita amubwira ko ari ibyihutirwa kuri we, ko ahubwo atumye yangiza ibintu yari ari gukora. ubona ko umukobwa ibintu byo kuba yakora atari ibintu bye cyangwa se yikundiraga ubuzima rwose bworoshye. ubwo umusore agakomeza kumubwira ko rwose bagiye kuba bahomba bitewe n'uko atari gukora, kandi biriya bintu baguze hariya ari ideni rya banki cyangwa se ari inguzanyo ya banki. ubwo umukobwa we agakomeza kumubwira ko yatuza kano kanya, ko bidafunguye umunsi umwe atari byo byatuma bahomba cyangwa se atari byo byatuma bakira. ubwo muri ako kanya ubona ko ari kuba yamwumvisha ko kuba bafunga umunsi umwe nta kibazo. uwo musore nawe agahita amubwira ubona ko yaratangiye kuba yamwinginga amubwira ati kuba rero watangira business nk'iriya cyangwa se kuba wacuruza bisaba guhozaho kandi bigasaba kwihangana. ubwo umukobwa ubona ko atabyumva ibintu byo kuba yacuruza, agahita agenda ubona ko batumvikanaga hano mu rugo. uko cyakomeje kugenda rero, uko umunsi yakomeje kugenda bagahita batwereka wa mukobwa ndetse na wa musore ubona ko byarangiye wa musaza yigendeye, wa mukobwa akaza rwose amuzaniye indabo ari kumubwira ati warakoze cyane rero kuba waramenya bwa nyuma na nyuma. ubona ko rwose
bibabaje agatabaza umusore ukuntu rwose ibintu byiza biza akanya gatoya. Ubwo musore nawe agatamubwira ko ubuzima ariko bumeze ko rimwe na rimwe ubona ibintu bikomeye cyane ndetse bikarangira bikwigishije cyangwa se ubonye ibindi bintu utakekaga. Agakomeza kumubwira amwumvisha ko gusa ari ibintu biba bigomba kubaho. Arangije agatamubaza ikintu rwose agiye kuba yakorera iriya mitungo uriya musaza yamusigiye. Ubwo umukobwa muri ako kanya agatamubwira ko icyambere agiye kuba yakwisubira mu isoko, agiye kuba yacuruza bisanzwe. Ubwo musore ubona ko atunguye cyane agatakomeza kumubwira ko nawe ushaka kuba yatangiye ibintu bye, kuba yakubaka ibintu bye, kuba yagenda ku bintu abandi bubatse atari byo, agomba kuba yakoresha amaboko ye ndetse n'imbaraga ze akabasha kuba yagera ku bintu bikomeye cyane. Ubwo musore agahita yumva uno ni umukobwa rwose cyangwa se n'umugore afite mu mutwe ndetse afite n'ubwenge akunda kuba yakora. Arangije agatamubwira ati aka kanya rero ndakeka atari igihe kinini cyangwa se atari vuba cyane. Agatamusaba nimba basohokana. Ubona ko rero atangiye kuba yamwishimira, muri make ari kumubwira ko yifuza ko yamumenya cyane. Ubwo umukobwa ati yego rwose ibyo ngibyo nta kibazo. Barangije ubwo bagenda, ubona ko bari batangiye kuba bamenyana cyane. Uko igihe cyakomeje kugenda rero uko amasaha yakomeje kugenda bagahita batwereka wa mugore yibereye mu isoko. Ubona ko ari byo bintu yakundaga kuba yakoresha imbaraga ze ndetse no kuba yacuruza. Wa mugore wundi agahita agatabona rwose yageze mu isoko cyangwa se yageze ahantu we, agatamubaza ikintu yaje gukora, akamusaba ko yagenda mbere yuko ahamagara polisi. Ubwo umukobwa nawe akamubwira ko yayihamagara ko nta kibazo afite, agiye kuba yagenda ngo ayihamagare. Agahita yumva wa mugabo waramuhamagaye akaza amubaza ati none se kuba uriya mugore ari kuba yakorera hariya koko? Ubwo mugabo ati uriya mugore rero ahantu hose nahe, akamubwira ko yanze kuba yakora kugira ngo babashe kuba bakwishyura inguzanyo. None umugore rero bagiye agahita yishyura yose, akamubwira ko atazi ahantu yakuye amafaranga. Ubwo aka kanya ko hari ahantu hose arahe. Ubwo mugore ubona ko atunguye cyane arakariye none umukobwa, agahita amubwira ko ibi bintu aka kanya bitarangiye kazamukorera ibindi bintu bikomeye cyane. Ubona ko hari azi ko uno mukobwa amafaranga yayibye. Ubwo umukobwa nawe abona ko atapapaga, agahita amubwira ati ok rero uzakora ibintu byose bishoboka. Arangije ubwo mugabo ubona ko yari ari kwicuza, agahita asaba uno mukobwa imbabazi ko rwose ibintu ari kumubwira ari ukuri. Ku bwa nyuma na nyuma yababaye cyane. Ubwo umukobwa ati ndakeka rero aka kanya mwishimye. Ubona ko rwose umugabo babaye cyane ko nta mahoro yagize nyuma y'uko atandukanye nawe, agahita agenda ubona ko arakaye cyane. Ubwo umugore we agahita asigara hano mu isoko ariko we yacuruza bisanzwe. Ubona ko yizeraga ko nakoresha imbaraga ze ndetse agakora cyane kazagera ku bintu bikomeye cyane. Agafilimi kacu rero uyu munsi nubwo kagenze, nimba wakunze cyangwa se gafite ikintu kakunguye wabidusangiza utwandikira muri komenti. Ikindi ntibagirwe like na subscribe nimba ari ugambirije kuri iyi channel. Ikindi ntibagirwe no kuba wayisangiza inshuti zawe kugira ngo babashe kuyibona. Murakoze cyane rero, mwari kumwe nanjye King F, ndabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza.